Ndagusuhuje kandi mwikaze ku butumwa. The Ben yateguje igitaramo azahuriramo na Bruce Melody mu buryo budasanzwe. The Ben, umuhanzi nyarwanda uri mu bari imbere mu muziki nyarwanda, yateguje igitaramo azahuriramo na Bruce Melody ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. The Ben rero akaba yaratangaje ko imyiteguro y'iki gitaramo cye yise New Year Groove agiye gukora ku nshuro ya kabiri, imyiteguro yacyo ngo yaba igeze kuri, ndetse akaba yarateguje abakunzi be mu buryo budasanzwe. Bikaba biteganyijwe ndetse byaremejwe yuko iki gitaramo azahuriramo n'umuhanzi Bruce Melody. Muri iki gitaramo kandi amakuru ahari ahamya ko bahaye akabyiniro kino gitaramo ka Who is the best cyangwa se ninde mwiza. Impaka zikazacibwa n'abakunzi b'aba bahanzi ku munsi w'iki gitaramo. Uyu muhanzi The Ben rero akaba yaratangiye kwamamaza iki gitaramo nyuma y'uko mu minsi ishize bimenyekanye ko The Ben ndetse na Bruce Melody bamaze gushyira umukono ku masezerano azabahuriza muri iki gitaramo. Icyakora nubwo bemeranije gukora ibitaramo, buri wese ahanze amaso abakunzi be muri buri kimwe mu kwerekana ko ari we uhagaze neza muri iki gitaramo mu bigendanye no kugira abafana benshi. Byitezwe ko muri iki gitaramo The Ben azifatanya na Bruce Melody mu bitaramo bizazenguruka igihugu ateganya gukora mu mwaka w'2026. Mu gihe tukivuga kandi ku gitaramo cya The Ben cyiswe New Year Groove, ku munsi w'ejo nibwo hamenyekanye inkuru y'uko amatike yo mu gitaramo kizahuriramo The Ben na Bruce Melody yagiye hanze. Amatike yo kwinjira mu gitaramo The New Year Groove The Ben yagiye gukora ku nshuro ya kabiri agahuriramo na Bruce Melody yashyizwe hanze, aho iya menshi izabigura ibihumbi 100. Iki gitaramo kizabera muri BK Arena ku itariki ya mbere Mutarama umwaka w'2026. Byitezwe ko iki gitaramo The Ben azifatanyamo na Bruce Melody ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026, nyuma bizakurikirwa n'ibitaramo bizazenguruka igihugu ateganya gukora mu mwaka n'ubundi w'2026. Kugeza ubu The Ben ari mu myiteguro y'iki gitaramo yatangije mu mwaka w'2024. Ni igitaramo umwaka ushize yari yatumiyemo abahanzi batandukanye biganjemo abo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nyuma y'imyaka myinshi rero aba bahanzi bari mu muziki ndetse bari ku rwego rwo hejuru, hitezwe kuzareba ninde uri hejuru mu bafana, dore ko imiziki y'aba bahanzi abenshi tuyizi tuyiririmba buri munsi, ariko hategerejwe kuzareba urwego rw'aba bahanzi mu bafana, dore ko bikomeje guteza impaka ndetse n'impagarara, hibazwa uwaba ari ku mwanya wa mbere kurusha undi. Uku guhangana kw'aba bahanzi kwaje kugera no muri showbiz, hanyuma baza kwigabanyamo amagurupe. Nubwo hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben bemeza ko atari bo babikoze, ibi byaba byarakozwe n'abakunzi babo. Gahunda rero ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Aha tuzareba Who is the best.